tugasoma n'uwa 13. Bibiliya iravuga ngo bazavuga icyubahiro cy'ubwami bwawe, bamamaza imbaraga zawe, kugira ngo bamenyeshe abantu iby'imbaraga yakoze n'icyubahiro cy'ubwiza cy'ubwami bwe. 13. Bibiliya iravuga ngo ubwami bwawe n'ubwiteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Haleluya. Ubwami bwawe n'ubwiteka ryose, ubutware bwawe buzahoraho ibihe byose. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel ni igice cya 7 n'umurongo wa 14. Daniel igice ni cya 7 n'umurongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo nuko habwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Haleluya. Ubwami butazakurwaho. Ndagira ngo dusoreze mwabwiza bwa Matayo, ariho dusoreza dusoma mwabwiza bwa Matayo igice cya 16 uhereye ku murongo wa 13. Matayo 16 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu aje mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo Yeremiya cyangwa umwe mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Abo twabanye nijoro nababwiye ko iyi minsi ndi hano tuzaba tuganira ijambo rivuga ngo gukorera ubwami bw'Imana dufite imitekerereze y'igihe cy'iteka. Gukorera ubwami bw'Imana dufite imitekerereze y'igihe cy'iteka ryose. Yarakoze umushumba nijoro kudufasha, kandi byaranyoroheye cyane kuko ababaye hano nijoro twagize ibihe byiza, kandi ndakomereza aho twari tugeze. Ubwami tuhaye tuvuga kandi twaje kubabwira nacyo cyatuzanye ni ubwami bw'Imana. Nijoro twababwiye ko ubwo mukurikire mu ndebe mureke abahaye basoma mwihangane. Nijoro twavuganye ko ubwami twaye tuvuga n'ubwami bwahozeho imbere y'ibihe. Ni umwami wacu wahozeho, yitwa Uwiteka, arenze ibihe, yabayeho byose bitarabaho, kandi byose niwe wabishizeho. Kandi icyo gihe yabayeho ari umwami, yari afite ubwami. Rero icya kabiri twaraye tuvuganye nuko ubwami bwe yabushingirije umuntu. Muri gahunda yo kurema umwana w'umuntu, Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, hanyuma ngo bagire ishusho yacu nibamara batware. Umushumba yabitubwiye nijoro, iryo jambo rivuga ngo batware niryo yise ngo ni mamlaka, ubushobozi, ubutware, dominion, power, imbaraga. Icyo nicyo cyitwa ubwami. Rero Imana yabayeho ari umwami, hanyuma ihereza ubwami bwayo umuntu, kugira ngo umuntu ayobore mu isi. Imana nayo itegeka ubwami bwayo mu buryo bwo mu mwuka, ariko mu buryo bw'ifatika Imana yabushingirije, yayabuhaye umuntu. Tuvugana ko yabayeho ari umwami, ariko tugerageza no kuvuga ukuntu uyu mwami yaje kuba umuntu kugira ngo agaragaze ubwami bwe, cyangwa atugarure ubwami umuntu yari yatakaje. Umuntu yahawe ubwami, umuntu atakaza ubwami, Yesu azaze kutugarurira ubwami. Nta kindi. Imana yabayeho ari umwami ibihe byose, ihereza umuntu ubwami. Umuntu atakaza ubwami, asingiriza ubutware Satani, ahindukirira Satani, atera Imana umugongo, hanyuma yiyunga na Satani. Yesu aza kugira ngo agarure bwa butware
umuntu yahaye inzoka kugira ngo awusubira. Nicyo Yesu yaje gukora. Ni nayo mpamvu buriya muzosoma muri Yesaya 5:9 bivuga ngo umwana yatubukiye, ubutware buzaba hehe? Ubutware dominion, cya kindi umuntu yahawe muri Edeni. Turebe umuntu asa natwe batware, turebe abatware. Ubutware ni umuntu yatakaje. Hanyuma Yesu yaje agaruye ubutware ku bitugu. Ubutware ku bitugu ni amapeta ya Gisoro, ni ubushobozi mu butware, mamlaka. Hallelujah. So Imana nk'umwami yahozeho, ariko igihe kiragera Imana Bibiliya ivuga ngo gushidikanya ubwira bw'Imana buratangaje cyane. Imana kwerekanwa ari umuntu bikamamazwa mu isi. Biba ngombwa ko imanura kugira ngo itugarure ubwo bwami. Iyo ni process yo kutugarura ubwami. Biba ngombwa ko iza kugira ngo ibe mu nda y'umugore. Ubwami bwayo bumanuka kugira ngo bushinge imizi mu nda y'umugore amezi 9. Nizo zabindi twari ko tuvuga Elizabeth yari kuvuga ngo urahirwa ngo nabikeshiki ko nyina w'umwami wanje angendereye. Elizabeth amenya ko n'inda ya Mariya ari umwami wiwe. Tuvugana nijoro ko ubwami bwiwe ntibwahekeye mu nda, ahubwo bwisanze no mu nda y'umuvure, mu nda y'igiti. Babanyabwenge bagiye kukuramya baravuze ngo nimutwereke umwami w'Abayuda aho yavukiye. Yagutari umwami, hanyuma mu ijuru bararirimba, amakorali araririmba, abanyabwenge barashangiriya, abungeri baraza, baza kureba umwami wabayeho zose bitarabaho, kuko nako Yohana yavuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, ngo Jambo yari Imana kandi yahoranye n'Imana, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe, yabayeho zose bitararemwa, ariko ahitamo kuza kuba mu nda y'umugore. Nyuma y'igihe gitoya ahitamo kuvukira mu muvure. Yavukiye muri maternité isanzwe, ahitamo kuvukira mu muvure. Umwami aryamishijwe mu mirembe, apana muri maternité, mu muvure. Igihe kiragera umwami yisanga mu buhungiro muri Egiputa, cyahungiye muri Amerika. Ngo siyaro barese yahungiye muri Egypte, muri Afrika twe twaje duhunga, we niwe yagiye. Mu nzira z'umwami wacu kutuziteye. Igihe gitoya agarutse mu gihugu, atangira gukora ibintu bitandukanye n'ibyo nari kuvuga. Arabatizwa, umwuka muza, ijwi riramuhamya riravuga ngo nguyu umwana wanje mukunda ndamwishimira. Muri Matayo mu gice cya 4 amaze kuzura umwuka aja mu butayu, aja gusenya imisingi y'ubwami bwa Satani. Nijoro twavuganye ko ikintu cya mbere Yesu yatsinze mu butayu, yatsinze ibyifuzo z'umubiri, kuko Satani yaramubwiye ngo ni umwana w'Imana, ngo hindura umutsima ibuye. Yesu aramubwira ngo haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Yesu abanza gutsinda ibyifuzo z'umubiri, ari nabyo bitugoye. Nizo twari ko tuvuga ngo Imana azabo inda Adamu icyamutsinze niki? Ninda. Icyo Yesu yageragereshejwe niki? Ninda. Icyatumye Yesu atakaza ubutware bwiwe niki? Ninda. Daniel na bagenzi be bageragereshejwe iki? Ibiryo, inda. Yesu yaje gutsinda ibyifuzo by'imibiri yacu. Icyakabiri yatsinze, Yesu yatsinze icyubahiro n'ubutware, kuko baramuzamuye baramubwira ngo simbuka, ngo kuko byanditswe ngo azagutegekera abamarayika ngo udakubita ibirenge bye hasi. Yesu atsinda icyubahiro, arabitsinda arakiramya. Icyanyuma Yesu atsinda ubutunzi, kuko Satani yaramuzamuye kujyana mu Yerusalemu, aramubwira ngo wabonye ubwami bwose, ngo nije wabugabanye, ngo kandi nzamuhereza urushaka. Aramubwira ngo nupfukamye ukandamye, ubwami bwose ndabuguhereza. Yesu aramubwira ngo tukagaragaza Uwiteka Imana. Yatsinze inda, ibyifuzo by'umubiri, atsinda icyubahiro, atsinda n'ubutunzi. Iyo niyo misingi, iryo ni ryo shingiro ry'ubwami bw'isi. Ibyo ni byo Yesu yaje gusenya. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana ntibushingiye ku kurya no kunywa, ahubwo bushingiye amahame shingiro y'ubwami bw'Imana. Ntabwo ari icyubahiro, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari inda. Amen. 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 Tibyangarukiye aho mu gihe gitoya, nyuma yo gukora imirimo yiwe, yisanga amanitse ku giti, ariko akiri umwami, kuko baranditse ngo uyu ni umwami wande, ni umwami w'Abayuda. Ku giti, ubwami n'umwami birabambwa ku giti.
bwe basaze bahambwe bari mumva ubwami bwe buramanuka bugera mumva. Nibwo twari tuvuga Mariya aje gushaka umwami we mumva. Munze bano mirangara aje gushaka umwami we mumva, ngo asanga abamarayika babiri igitare yavuye mumva, ngo arababaza ngo se abababa barabaza ngo se mugore we urakora iki hano hantu, urashaka iki hano hantu, kubera ko ushaka ubuzima bwatuye. Mariya ngo arabahindukirana arababwira ngo ese nimwe mwajanye umwami wanje mwamushyize he? Intumbi yapfuye, ariko uyu mugore aracyahaye yemeza, aracyahagaze ku mahame avuga ngo nubwo yapfuye rwose he is still my Lord, n'umwami. Elizabeth karavuga ngo n'umwami wanje ari umuntu, Mariya nawe akavuga ngo n'umwami wanje ari umuntu yapfu. Abaririmbyi bakavuga ngo n'umwami wacu ari umuntu, ijuru rikabyemeza ngo n'umwami wacu. Amanitse ku giti yambaye ubusa, abantu bose bamushinyaguye, isi yose ikajubangana igahinda umushitsi, ubwira kabiri bukaba, isi ikemeza ikavuga ngo uyu nguyu nubwo yashinyaguye akambara ubusa n'umwami wacu. Byagarukiye aho ubwami ngo burazuka ari mu kirorero Emmaus, niko birivuga ngo hagenda n'ababigishwa bive imitima yagarike ngo mu mwanya mutoya akatoweka ngo arazamuka abakuramo. Mwari mwabona ukuntu iyo indege ifashe ikirere ngo arazamuka bukebuke, bamutumbire bamureba ubwami bwe burazamuka ngo igicu gikingure ngo yinjira ngo humvikane ijwi kuriya n'umubonye azamutse ageze iriya hejuru cyane ngo niko muzosubira mukamubona rero ubwami bwe busohoka. Haleluya, ubwami bwe buzosubira bugaruka. Kandi Bibiliya ngo bazabaje kwima ingoma y'imyaka 1000 hano, tuzimana nawe ingoma y'imyaka 1000. Icyo gihe ngo intare n'umugozi w'intare n'inka n'inyana n'abantu bazoza bakunira ku myobo y'inshira, ngo kandi abantu ntibazongera kwiga kurwana, ngo inkota n'amacumu ngo bizacurwa nk'ibabuzo, abantu ngo bahinduke nko kujya kw'abana b'impinja. Ubwami bw'Imana twimena, ariko ubwo bwami kandi buzakurikirwa ngo n'ubwami bw'iteka byose. Kandi ibyahishuwe harabivuga ku gice cya 5 n'umurongo wa 10 ngo yaduhinduye abatambyi ngo ubwami bw'Imana, ngo kandi tuzibahe mwisi. Dore iki idini rero ryatuje, idini ryatujanye mu ijuru kandi tutarageze igihe cyo kuja. Ubwami bw'Imana buzabuhera hano, ubwami bw'Imana buhera hano tukira hano, nta handi mutegereza ngo hari ahandi buza. Ubu tuburimo twarabutangiye turabubiri. Yo haleluya, nanyikirije haleluya, nongere cyane haleluya. Yesu muri Matayo ku gice cya 13 yagiye cy'imigani ubwami bw'Imana, aravuga ngo ubwami bw'Imana buragereranywa, ubwami bw'Imana buragereranywa, ariko avuga ukuntu umubibyi yagiye basohora imbuto, zimwe zikagwa ku nzira, izindi ku kara, izindi mu mafu, izindi ku mirima myiza. Ubusobanuro bw'uwo mugani muzamwumva, yaravuze ngo imbuto ni ijambo ry'Imana, ngo ni abantu bagira gute bumva. Bamwe ngo ni abumva bagataha, abandi ni abumva bagakomeza, abandi ni abumva ibinezeza by'isi bikabatwara, abandi ni abumva bagakomeza bagahangana n'ubwo bigora. Ubwami bw'Imana rero bushingiye ku kumva. Iyo umuntu atamva, kandi simba yavuga kumva n'aya bato, iyo umuntu atamva, kumva ni inyungu. Iyo utamva inyungu ufite mu bintu by'ubikora. Ubu nyine abantu benshi hano ndavuge ko murangara, ariko mvuze iyo tujya gutanga itangazo n'ijoro mu gitaramo, tukavuga ngo umuntu wese uza mu gitaramo hano turamuhemba $10,000 z'amadolari, ninde wakoze? Habe n'abari basinzira ari kubaza ngo ese bavuze gute? Kubera yumvishije n'iki inyungu bimufitiye. Impamvu abantu badakorera Imana neza batita no kuri ibi bintu, ntibumva inyungu, ntibarasobanukirwa, ntibaramenya. Yesu rero aravuga ngo uwumva inyungu, uwumva akamaro, uwumva usobanukirwa. Ahandi aravuga ngo
ubwami bw'Imana ngo buragereranywa ngo n'umuntu waguye ku kirombe. Ngo umuntu waguye ku gasambu kiwe gatoya kangana gato dushaka kugana gutya, amenyamo ko gahishemo inoro, gahishemo izahabu, karimo ubutunzi buhambaye, ngo yanga kugira undi muntu agurisha. Ariruka agurisha ibintu byose yari afite, arabiteza cyamunara ngo aza kugura ka karima kangana gutya. Haleluya, haleluya. Zanumva naje ko nikakomeza. Imyaka yaje kuri kose nibabwiye si myinshi, ariko zanumva narahisemo gusacrifice six numvaga nari kugira umusubizo. Kubera ko nabonye ikirombe, nabonye ubutunzi butagira akagero. Haleluya, nabonye ikirombe. Abandi baratwiganye bafite za six, nakoze masters zibiri Burayi, singa kubirarira. Ariko size numva ko ari zanumva gusoma nabonye ikirombe. Ubwami bw'Imana bameze ko umuntu wabonye ahantu hari zahabu, akagenda ibintu byose yari afite akabitekereza ku busa, ngo kaza kugura ko kantu gatoya. Umwami wahozeho ahimbazwe Yesu. Ubwami bwe bwahozeho, ubwami bwe bwisanze mu nda, ubwami bwe bwisanze mu mvuri, bwisanze ku giti hejuru bumanitse, bwisanze mu nda y'isi, bwarazutse bwarazamutse buzagaruka mu bwami bw'iteka. Icyo mubanze mugisigara ku bwami bwawe ari ubwami butazashira. Mwongere haleluya, mwongere haleluya, mwongere haleluya. Ese wa mucuranzi yabwiye gusubira haleluya, mwongere cyane haleluya, gusubira haleluya. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana nta kindi kintu Bibiliya yose ko yakaba yuzuye gusa ubwami bw'Imana, yuzuye gusa ubwami bw'Imana, yuzuye gusa ubwami bw'Imana, yuzuye gusa ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni iki? Ni imitegekere y'Imana, ni imikorere y'Imana, ni imiyoborere y'Imana mu buzima bwuzuye bw'umuntu. Imana igahinduka umwami wawe, Imana ikagenga ibitekerezo byawe, Imana ikagenga ifaranga zawe, Imana ikagenga umuryango wawe, Imana ikakugenga de A a Z, n'amahuzu yawe n'ubushaka bwawe. Ukavuga ngo James umugabo wo kwitegeka, ugahereza umwami akagutegeka. Ubwo ni bwo bwami bw'Imana. Hanyuma ugatanga gukorana n'Imana. Yes. Haleluya, haleluya. Akindi biri tubwira kubwiriza n'ubwami bw'Imana. Muri mu gice cya 4 umurongo wa 43 Bibiliya avuga ngo ariko arababwira ati twiriye kwigisha ubutumwa bwiza mu bwami bw'Imana. Uyu ni Yesu aravuga ngo twiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 7 Yesu abwira abigishwa ngo nimugende mwigishe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Muvuge ku bwami bw'Imana burekeje. Matayo 24 umurongo wa 14 aravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ngo buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, ngo nibwo imperuka izaherako ize. Uyu ni Yesu. Matayo 4:17
Yesu aheruka atangira kwigisha aravuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Muri Luka 17 n'umurongo wa 20 abafarisayo barabaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi baravuga bati dore ngubu cyangwa ngubu uri hari, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Kubera iki? Umwami ari muri mwebwe. Matayo 23:13 ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo muzabona ishyano mwanjyanyemo ngo mwugariye ubwami bw'Imana ngo mubuze abantu kwinjira n'amutima mwinshi. Yesu yari yagaruka ku bwami bw'Imana. Nijoro narabivuze icyo ubwami bw'Imana kitari cyo. Icyambere si ubwami bw'isi. Muri Yohana 18 n'umurongo wa 36 Yesu arabasubiza ngo ubwami bwacu si ubw'isi. Mwiyo uje kuba ari ubw'isi mbarwanya aba bose kazana ingabo zidasanzwe. Ariko bivuga kwa Pilato ntabwo ari ubwami bw'isi byo gukora bw'isi. Icya kabiri si ubwami bw'amagambo. Yarabivuze aravuga ngo ubwami bwanjye ngo si ubwami bw'amagambo ngo ahubwo ni ubwami bw'imbaraga. Icya gatatu aravuga ngo ubwami bwanjye ngo si ubwo kurya no kunywa. Pawulo yandikiye Abaroma ku gice cya 14 n'umurongo wa 17 aravuga ngo kuko ubwami bw'Imana budashingiye ku kurya no kunywa ahubwo ngo bushingiye ku gukiranuka n'amahoro ngo no kwishimira mu Mwuka we. Ibyo ni ubwami bw'Imana butari byo. Ariko kandi aravuga ngo ubwami bwanjye ntibushingiye ku mafaranga, kuko muri Matayo ku gice cya 6 n'umurongo wa 24 yaravuze ngo nta muntu wakorera Imana ngo namara akorera amafaranga. Gukorera amafaranga ntibuje n'ijuru ni byiza, ariko timukayakira Imana zawe, timukayakira Imana zawe uzashire mu mwanya mwiza. Uyu mwanya twaje kurektifier, twaje gushira ibintu muri gahunda. Imana yashaka ko dusubiza ibintu. Amafaranga afata umwanya wa tekereza ufashe inkweto muwa ukazirana muri firigo, hanyuma ugafata amahuzu ukayajana ku mbabura. Twavanze ibintu twabona umwanya wawe. Imana umushoferi niyo mwami w'ubugingo. Ibindi byose ukabishirira inyuma muri tabukura. Muzamubona kwa shoferi uzareke Yesu afata ubuzima bwawe abuyobora. Ifaranga zose zishiririye, amadiplome nazi uyashiririye, umugabo n'umugore bawe bashiririye, n'uzara bagendereye, n'ubona promotion bigendereye, ibizina byose bikomeye bizoza bigendereye. Ariko umwanya wo kwa shoferi, umwanya w'Imana ukavanga ngo tukabaga Nijoro twavuze ishingiro ry'ubwami bw'isi. Twavuze ko icyambere nabivuze bushingiye ku nda, kandi Imana yabo ni inda, kandi bushingiye n'irari ry'isi. Yakobo yarabivuze ngo ikiri mu isi cyose ni irari ry'umubiri, ngo ni irari ry'amaso, kandi ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Isi ishingiye ku mbaraga n'ubutunzi. Nibyo twavuze, ibyo byose twabivuzemo, twabigarutse ntabwo ndi bubitindemo. Icyo ni ryo shingiro ry'ubwami bw'isi. Ariko twanavuze bukeya hejuru y'uburyo dukwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu yarabivuze. Yohana yaje avuga ngo ni mwihane muhindukire kuko ubwami bw'Imana bugize gute bwaje. Matayo 3:1 nibyo yavuze ngo Yohana atangira kwigisha abwira abantu ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana bwagize gute. Inzira imwe gusa twinjiza mu bwami bw'Imana ni ukugira gute, ni ukwihana. Yesu nawe atangira ministeri yiwe muri Matayo 4:14 ngo aheruka atangira kwigisha abantu aravuga ngo nimugire gute, ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buje. Itorero rya mbere umunsi wa Pentekoste, umunsi bakira imbaraga z'Umwuka wera, Petero avuga ubutumwa wa munsi 3000 bikizwa. Ni muzakozwe n'intumwa igice cya 2 n'umurongo wa 37. Hanyuma ngo ayo magambo abatumita mu mitima, ngo baramubaza ngo se Petero we tugire gute? Arababwira ngo mwihane kandi ngo muhindukire kugira ngo muhabwe impano, ngo kuko impano ngo ari iyanyu n'abana banyu. Petero nawe abwira abantu ngo ni mwihane, abarangira umuhanda ubinjiza mu bwami bw'Imana. Si ibyo ngibyo, si Petero wenyine, na Pawulo nibyo yavuze. Ibyakozwe n'intumwa 26:19 Pawulo nawe yigishije ubutumwa bwiza, arababwira ngo ni mwihane, niwe muhanda wonyine ujana abantu mu bwami bw'Imana. Ntabwo ari ibyo byonyine, na Filipo nawe yabwirije ubutumwa bwiza abwira abantu ngo ni mwihane. Ibyakozwe n'intumwa 8:12 murabibona ko Filipo yabwirije ubutumwa bwiza abwira abantu ngo ni mwihane mwinjire mu bwami bw'Imana. Ntabwo ari Filipo wenyine,
na Yesu nanone amaze kuzuka ngo abonekera abigishwa biwe. Bizakozwe n'igice cya mbere n'umurongo wa 13. Arababonekera ya misi yose yagiye ababonekera ngo akomeza kubasubiriramo avuga iby'ubwami bw'Imana. Ntabwo yababwiye gusa kuvuga iby'ubwami bw'Imana, ahubwo muri Luka 22:44 yarabegereye arababwira ngo noneho mugende mubwirize kwihana no kubabarira ibyaha. Amaze kuzuka yababwiye ngo mugende mubwirize abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha kugira ngo ubwami bw'Imana bugere ku bantu. Iki ni ikintu gikomeye ndetse na Yesu amaze kuzuka commission yaduhaye, inshingano yaduhaye iratubwiye ngo ntawe utware bwose mu isi no mu ijuru. Cyangwa ibintu byatangajwe ni mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami, mubahindure baze mu bwami bw'Imana. Ariko iki kintu cyatakaje umwanya mu itorero, iki kibazo abantu bakibwirwa kwihana no kwinjira mu bwami. Kandi ijambo ry'umusaraba abantu baragenda baridohokaho kwihana, kubwira abantu kwihana ni iki? Nitonde buze kuvugaho mu kanya gatoya. Muvuge ngo amen. Mwongere haleluya. Muzi umugani w'umwana w'ikirari wavuye mu rugo kwa se akagenda akaja kuba ikirari irahira. Bibiliya iravuga ngo agezeyo ngo amaze gukubitika ngo aravuga ngo ariko Bibiliya zikoresha ijambo rikomeye ngo yisubiramo kwihana no kwisubiramo no kwitekereza. Aravuga ariko ko mfite data, ko mfite mama, ko mfite umuryango, ko turi abakiri bacu, mbayeho gute sangira n'ingurube? Mundebe mbayeho gute sangira n'ingurube? Iyo conscience y'usaba ariko kwanda kabarajya bagasiga kwanda kabarangu bisaba nese gute kugira ngo nisange mu ngurube ngo yisubiramo. Kwihana ni kwisubiramo, ni metanoia, ni change of the mind, no guhindura imitekerereze, no guhindura uko watekerezaga ibintu. Ngo bari kwisubiramo tibizagarukira aho ngaho. Ngo aravuga ngo reka mfate ubwenge ngo ngende. Urumva yari mu ngurube, yari hano akasangira n'ingurube, agatima karaza nk'uko we yaramuganiriza kuko tuzavuga ijambo. Hano kwa data kwa abana kwa ibikomangoma ukuntu kunaje kuri ngurube hano ngo agatima kamuza. Haravuga ngo reka ngende, reka mbiduke ngo nisubire ngo ngende ngo sange papa ngo nimara kubwira ngo data ngo sikwiriye kwitwa umwana wawe ngo ahubwo gushaka umwana. Uzitabaye ngo yarahindukiye aragenda ngo atera intambwe. Kwihana si uguhindura gusa imitekerereze, ni no guhindura icyerekezo, ugafata na decision, ugatera intambwe, ugatangira kuva mu byaha, ugatangira kugenda ugana. Icyo kintu uza gusohoreza kugira imitekerereze y'igihe kitera ngo aragenda. Agutunguka kwirembo gute ngo papa wibagira gute aramubona. Tiyigeze amubwira ngo mwana bantu usaba imbabazi, bazaga kubite hasi, bazuvuza induru, turaguciciru waranana wese guseka imubona kubera ko umwana yagarutse mu rugo. Yagarutse mu rugo. Uriya ninde? Uriya nuko marimo nasa n'umwana wanjye. Abona afite ishusho mbi, abona umwana yarananutse, abona yambaye nabi, abona nta buzima afite, amurangiriza kure, akazabanza agasabwiye kumuyoberwa. Ariko uko agenda amwegera, imbabazi z'umubyeyi zigenda zimukura. Ngo abwira mugenzi we ngo ukake ubage ikimasa kibiti bintu ubuzima ngo nurangiza ushaka umwenda muruta iyindi, numara ushaka ngo nuke tugiye tumwambira. Ngo kubera ko ngo uyu mwana wacu ngo yari yarapfuye ngo none arazutse, ngo yari yarabuze ngo none aragarutse. Agaruka mu rugo, baramubagira, baramwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubutware, bamusubiza umurage wiwe, asubiza ubutware agaruka uko kwihana. Sasa kwihana no kwisubiramo, ugatekereza ukavuga ibi bintu mbamo ni ibinyabaki ko natakaje
agaciro kanje, ko natakaje ubuzima bwanje. Ibi satuma bigagera nagiyemo n'inyabato. Kuko duha agaciro mu maso y'Imana. Ko Imana yandemanye ubutwari, ko Imana yampaye ubushobozi, ko Imana ubusambanyi bubereye mwiki, ibiyobyabwenge bimbase bibereye mwiki. Ukavuga ngo reka nsubire mu Imana. Imbabazi ziwe zizashira n'iziteka. Ko ndakubwira. Vuga bukaya gusa ari naho ndangiriza. Haleluya. Ariko ubagiye kwani yahagaze ukimota urubanza rw'ibyaha. Haleluya. N'urukundo rw'inshuti yawe batumvira. Ese winjiye mu bwami bw'Imana. Bibiliya babwira iki kintu. Hari nimusoma muri Mari ku gice cya 12 n'umurongo wa 35. Bibiliya ivuga ngo Yesu abonye amusubizanya ubwenge. Yesu abonye amusubizanya ubwenge, aramubwira ati turi kure y'ubwami bw'Imana. Uyu ni turi kure y'iki? Uyu muntu nta burimo, atuye ku mupaka. Turi kure y'iki? Bivuze iki? Uturanye nabwo ariko tuburimo. Uzuza amakuru y'ubwami ariko turabwinjira. Uyu ni umufarisayo wabajije Yesu itegeko riruta ayandi yose. Yesu aramubaza ngo itegeko, amategeko urayazi bimeze gute? Umufarisayo amusubiramo yose uko yakabaye, ayamusubiramo neza uko uzakabaye. Yesu bari kumubwira, aramubwira ngo nubwo rwose usubije neza, nubwo amakuru yawe uri utuye Siyaro ariko turi umuturage wa kuva wa Canada, uza amakuru yose yo muri Canada, utuye ku mupaka hano ariko turi umuturage, uza amakuru y'ubwami bw'Imana. Dufite abantu batari kure y'ubwami bw'Imana, bazi ibintu by'Imana, babimenyereye, babibwiwe, bazumvise, ariko batuye ku mupaka w'ubwami bw'Imana. Uyu mugoroba ndagira gufata umwanzuro wo gutera ikirenge winjira mu bwami bw'Imana. Tumere ko uyu muntu muri Mariko utuye hafi n'ubwami bw'Imana. Imana ni umwami wawe, si cyo cyonyine. Hari undi nawe uzakoze n'igice cya 3 n'umurongo wa 2 cyari ikibuga
ngo cyari cyarashyizwe iruhande rw'urusengero rwitwa Bwiza. Petero bavuye gusenga ngo baramusanga yegeza kuri kumwe, yegeza asabiriza iki ifaranga ngo bamufungurire bamufashe, bakamushyira imbere y'urusengero rwitwa gute urwo rusengero rwiza rutatse neza, rufite abaririmbyi beza, ababishopu n'abapostozi bakomeye cyane, abapofu, abantu b'ibitangaza bihangana, ariko hariya ku muryango haba ikirema kiza kivuga ngo mwamfungure, aho kugira ngo bamuhereze ubuzima, aho kugira ngo bamuhereze ibyo akeneye by'iteka ryose, bagakora mu mufuka bagakuramo inoti bakamuhereza, bwacu bagakora mu mufuka bagakuramo ifaranga bakamuhereza. Ari uwo wamugaye yari afite imitekerereze y'igihe gitoya. Ari abakozi b'Imana bari aho ngaho bose ntibari ko bareba, ariko abakozi b'Imana ngo baze ngo bamugere ngo bamwitegereze, babona icyo akeneye igisubizo kirambye, akeneye imitekerereze y'igihe cy'iteka, akeneye ubuzima budashira. Baramubwira ngo izahabu ni feza, amayero n'amadolari ntayo dufite, mu yandi magambo ntacyo yo kumarira. Ikibazo dukurikije ikibazo ufite, dukurikije uko umeze, ifaranga twoguha ntacyo zo kumarira. Turagira ngo twinjire mu yindi dimensiyo y'ubuzima utaragera. Haleluya, haleluya. Baravuga ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Abantu bageze mu bwami bw'Imana baza batanga ibintu bifite ubuzima, baza batanga ibintu bifite ubuzima. Baramubwira ngo mufata ukuboko, ngo aramuhagurutsa, ngo ubu ugomba ari byo gutangira gukomera, ngo arahagarara. Bibiliya ivuga ngo arabangagurika, ni ukugaragara no gukomera. Ubugomba bari ni hano hasi, ngo urakomera baza kujuguma, urakomera sa n'ugenda nawe umuhawe ucuma, ngo urakomera. Atangira gusa n'uwiga kugenda. Bibiliya ivuga ngo atera intambwe. Uyu mugabo ntabwo yateye intambwe aje inyuma y'urusengero, yateye intambwe aje hehe? Yateye intambwe aza mu rusengero, avanwa ku muryango w'urusengero, yinjizwa mu rusengero, ngo agere imbere, arasimbuka, gusimbukana nawe musizaza yari yinjiye mu itorero. Niryo jambo twasomye. Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo se mwebwe muzabwira ngo ndinde, mubona ndinde. Aravuga ibisubizo hariya muri Matayo 16 twasomye hariya ku murongo wa 13. Arababwira ngo se mwebwe muzabwira, amwe muri Yeremiya, muri Eliya, muri umuhanuzi, ariko se mwebwe tubaniye iminsi yose muzi ko ndinde. Simoni Petero aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo Simon, turi muri domene z'ubuzima buciriritse, turi mu mitekerereze y'igihe kigufi, winjiye mu mitekerereze y'igihe cy'iteka, uramurikiwe, urashuriwe, amaso yawe arahumutse, umenye ko ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Iyo si domene y'umubiri, si ubwenge bwakabukira y'Imana, hoya ni umwuka w'Imana wakugendereye umenye uwo ndiwe. Yesu aramubwira ngo ubwo umenye uwo ndiwe, naje ngiye kukubwira uriwe. Wari urubingo, wari Simoni, wari umuntu udakomeye, wakizwaga none ejo ukagwa, wari umunyabwoba wari ukomeye, ariko kuva none Simoni, kuva none urubingo we ubaye Petero, ubaye ibuye, urakomeye. Ndakubwira stempo, ndagukomeza kubera washuriwe. Imitekerereze yawe yahindutse, imitekerereze yawe igomba guhinduka. Icyo Petero yarakoze ni yari yikonekitize n'ubwami bw'iteka ryose, atangira kugira imitekerereze y'igihe cy'iteka ryose. Haravuga ngo nanjye ndakubwira ngo Petero, ngo kandi zubaka itorero ryaje.
muzaryubaka kuri urwo rutare. Ntabwo ari ko azaryubaka kuri Petero, azaryubaka kuri Kristo. Waba ujyahishuriwe uri Kristo umwana w'Imana. Muri andi magambo Yesu yavuga ngo nzaryubakaho, kandi amarembo y'ikuzimu ntazageraho, ntazarinyeganyeza. Babwire, iyo twinjiye mu bwami bw'Imana, tuza kwinjira mu bwami bw'Imana duciye mu musaraba wa Yesu. Umusaraba niwe muryango twinjiza mu bwami bw'Imana. Ariko iyo twinjiye mu bwami bw'Imana gutya, tuza gukomereza mu itorero. Itorero ni ambasade y'ubwami bw'Imana, kugira ngo politike y'Imana se umugambi munini w'Imana ikamutegura ukwiriye ku isi yose. Imana yahisemo gushyiraho itorero, kandi itorero rigahinduka umubiri wa Kristo, kugira ngo umuntu iyo yinjiye mu bwami bw'Imana agomba automatikama kwinjira mu itorero. Kubera iki itorero? Kugira ngo rimugaburire, kugira ngo rimuhindure, kugira ngo rimwigishe, rimutransforme, rimukuze. Nibamara batangire kuba abana b'ubwami bw'Imana, batangire gutegeka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo uzubaka itorero ryaje gusa ku butaka, ahubwo muzokwanike. Nzaguha imfunguzo z'iki? Imfunguzo ni iki? Cya kintu umuntu yatakaje ni iki? Ni ububasha. Imfunguzo z'ubwami bw'Imana zibitse he? Mu itorero. Imfunguzo z'ubwami bw'Imana zibitse he? Mu itorero. Kandi izi mfunguzo si ikindi, ni ubumenyi, ni ishurirwa tubana mu Mana mu itorero. Kuko Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwaje bw'imbuto gusa kutamenya. Ariko mu itorero niho honyine tuza twigiriza ubwami bw'Imana, tukamenya amahame y'ubwami bw'Imana, tukahigira ijambo ry'Imana, imitekerereze yacu igahinduka, amaso y'imitima yacu agahwezwa, tugahinduka aho Petero twagurwingo, ubuzima bwacu tukatransforme, tugatora imfunguzo. Ngo tuzofungura mu isi, ijuru naryo rizoza rigafungura. Icyo ufunga mu isi, ijuru naryo rizoza rigafungura. Nzaguhereza imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Ese ntimuzi yuko muri insengero z'umwuka wera w'Imana, kandi ko Imana ikorera muri mwebwe, kandi izo nsengero ni ba mwebwe. Impamvu abantu bananiranye mu makanisa ni uko batarabisengera. Tibarabisengera ubwabo, tibarabisengera. Simwumvishije abantu babiri bari ku mupaka, umwe ari ku mupaka w'iki w'urusengero, undi yari ari ku mupaka w'iki w'ubwabo. Yes. Ni ngombwa kubishyira mu bwabo, ariko ni ngombwa kubishyira mu rusengero. Abinjiye mu rusengero baba bagiye kugira ngo baba bagiye kuba abasha mu bwami bw'Imana, baba bagiye kuba abakozi b'ubwami bw'Imana. Haleluya. Baba bagiye kuba abakozi b'ubwami bw'Imana. Soreza hamwe, muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Musubire cyane haleluya. Mwongere cyane haleluya. Muzana bakoresha kidogo hanyuma musoza. Batatu muzana mbere. Naje nzibe umare naje nzibera weka binga hano mbere kujya mu yes haleluya. Babazi. Ese ko bibikana? Mufite ikintu mwamusigarana? Imana yahoze witeka byose. Mu bwami bw'iteka byose ndahira. Yesu aza mu gihe gitoya ku isi, ariko afite gahunda yo gukomeza mu iteka byose. Mushaka wicara ko nafunze kutakwiteka byose. Yes. Komera neza. Ubwami bwe bwahoze witeka byose. Yesu agaragara mu gihe kigufi y'amazi imyaka ingahe hano ku isi.
33 akomereza he mu iteka. Umuntu yahoze he, yahoze mu iteka ryose ni kumurinzi. Umuntu yari he isi n'ijuru bitari byabaho. Umuntu yari mu bwami bw'Imana kandi ibyishimo byaho kuzaba. Umuntu yari he. Haleluya, amen. Muwe haleluya. Turi mu muntu asina, umuntu yari mu migambi y'Imana, umuntu ataravuka mu nda ya nyina, yari mu migambi y'Imana. Umuntu ashirwa mu isi mu gihe gitoya cy'amezi 9 mu nda ya nyina, niyo si ya mbere tuzabanza kubamo. Hanyuma agakomeza iyi si yose umuntu iyi turimo, n'isi twita X, n'isi itazwi igihe tuzayiviramo, n'isi y'igihe gitoya, ariko umuntu afite gukomeza mu iteka rye. Kwabaye wese itarabaho, twashizwe mu isi mu gihe gitoya, dufite gukomeza mu gihe cy'iteka. Kubera twabayeho mu migambi y'Imana, Yesu atuzana na turi kumwe nawe, tuzavukana nawe, tubaneho nawe. Twabayeho turiho ariko tuzanabaho, ntabwo turi abantu bashira rero. Muri iyo telefone rero iri hano ku isi, hano turi hano si yawe, ni ubuzima bw'imihanda bwo kwibuka, bwo guhangana, bw'usuya, bw'inzara, bw'amatiku, bw'amakimbirane, ubuzima. Ndagira ngo ariho nsoreza, hanyuma noneho mbabwire ukuntu dukwiriye guhindura imitekerereze. Muwe ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Ubu buzima bwa hano ku isi, ubu buzima hano turi ni bugufi cyane. Nitungira ngo mvuge mbere kuko ubu buzima ari bugufi, nitumara guhindura imitekerereze. Ukioneza wangiriye, zahora ngushima mu gihe nkiriho. Ikuzimu nta migambi, nta n'ugushima bibaya. Ikuzimu nta migambi, nta n'ugushima bibaya. Ubuzima bw'ahangaha ni bugufi ku buryo biri mvuga ngo ugereranywa n'uburabyo, ukagereranywa n'igicucu kukorera ibihembo. Muri Yobu 14 haravuga ngo kuko umuntu wabyawe n'umugore barama igihe gito, ngo kandi cyuzuye mu rugo agakimuka, ngo avuka ameze nk'urazo, ngo amera nk'igicucu, ngo kandi ntaho iminsi ye yategetswe nawe, ngo kandi umubare w'amezi y'ugategekwa nawe. Si ibyo gusa, ngo ni bugufi biri bugereranya nk'igihu. Yakobo 4:13 ni mwumve yuko bavuga ngo uyu munsi cyangwa tuzaje mu mudugudu w'irunaka, ngo tumare y'umwaka dutunde tubone indamu, ngo nyamara mutazi yuko muri abejo. Ubuzima bwa hano ngo ni bugufi, ngo tumeze nk'abejo. Ngo mbese ubugingo bwanyu niki? Ngo muri igihu kibone ku mwanya muto, ngo kigahera ko kigatanga. Si cyo cyonyine, Bibiliya iravuga ngo ubuzima ni bugufi hano ku isi, ngo bumeze nk'igikenya. Zaburi 39:5 ngo Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye, ngo n'urugero rw'iminsi yanjye, ngo menye ko ndi igikenya. Si ibyo byonyine, Bibiliya iravuga ngo ubuzima bwa hano tubayeho ku isi ngo ni bugufi cyane, ngo bumeze nk'intambwe z'intoki. Wasoma Zaburi 39:6 ngo dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, wikeje ubugingo bwanjye kuri wewe, ngo kimeze nk'ubusa. Ngo ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye, ngo ni umwuka gusa. Umuntu ngo ni umwuka gusa, niko birivuze, ngo kandi ubuzima bw'umuntu ni ubusa. Bibiliya ikavuga ngo ubuzima bwacu hano ngo ni bugufi cyane, ngo bumeze nk'ibyatsi. Ibyatsi biraza mu kanya gato, ngo ariko bikagera ngo bikuma. Petero 1:24 ngo kuko bafite imibiri bose ngo bahwanye n'ibyatsi, ngo ubwiza bwabo bwose ngo bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka. Si icyo, Bibiliya igereranya ubuzima bwa hano tubayeho hano ngo nk'umwotsi, smoke, umwotsi utumuka. Zaburi 102:4 ngo kuko iminsi yanjye ishira mu mwotsi, ngo amagufwa yanjye yaka uruhozi. Bibiliya ikavuga ngo ubuzima ni bugufi cyane, ngo bumeze nk'amazi amenetse, ngo atakiyoboka. Samuel 2:14 ngo twese tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi atakiyoboka. Twese tuzapfa ngo tumere nk'amazi amenetse hasi, ngo atakiyoboka. Ubuzima ni bugufi cyane. Bibiliya ikavuga ngo ubuzima tubayeho ngo bumeze nk'umukungugu. Zaburi 90:3 ngo uhindura abantu umukungugu,
ngo kandi ukavuga ngo bana baba umusubiyeyo. Si ibyo gusa, ubuzima ngo ni bugufi. Bibiri bugereranya n'isuri, erosion. Zaburi ya 90:4 ngo kuko imyaka 1000 mu maso yabo bimeze nk'umunsi w'ejo washize, ngo cyangwa nk'igicuku cy'ijoro, ngo bajana nk'isuri, ngo bameze nk'ibituti, ngo bikeye bameze nk'ibyatsi. Ibituti, isuri n'ibyatsi. Sicyo Bibiri ikavuga ngo ubuzima bwacu ni bugufi, ngo bumeze nk'amato yihuta vuba cyane, amavedete y'umunyanja n'utubinyanja. Yobu 9:25, iminsi yo kubaho kwanje wirihuta kurusha aya mato, irahunga ariko nta cyiza mbona, irahita nk'amato yihuta. Icanyuma nanditse hano ni ikivuga ngo ubuzima bwa hano ni bugufi, ngo bumeze nk'ikibohesho cy'umuboshi w'imyenda. Ikibohesho cy'umuboshi w'imyenda mu gicacu. Muzamubona ka gasindano imashini yo gusoma. Muzamubona ukuntu kazamuka ujya. Haba uzibona distance yo kuzamuka no kwiga. Ngo ubuzima bwacu hano ku isi niko bungana. Niyo 7:6 ngo iminsi yanjye irihuta kurusha ikibohesho cy'umuboshi w'imyenda. Irihuta kurusha ka gashinge ko kazamuka. None ko twamenye kuko twaremewe ubwami, kandi tukaremewe ubwami bw'iteka ryose, kandi inzira yo kubwinjiramo ikaba yarabonetse, kandi tugomba no kwinjira ku itorero, tukava ku mipaka y'ubwami tukinjira mu bwami, tukava ku mipaka y'itorero tukinjira mu itorero. None tukaba twongeye kumenya ko twahawe igihe gitoya hano kugira ngo tugiteguriremo ubuzima bw'iteka ryose ririya. Ese ni ko umuntu yokora ko wohindura ibitekerezo? Icyambere gukizwa n'ibyo by'umwanya bituma iyi minsi yawe yo kuba hano izagira agaciro gakomeye mu iteka. Gukizwa no guhindura imitekerereze, ukikonektinga imitekerereze y'iteka. Inyuma yo kumenya yuko twahawe ubwami bw'iteka ryose, inyuma yo kumenya yuko twashyiriweho izina, n'inyuma yo kumenya yuko dufite iminsi mikeya, wohindura imitekerereze yawe ugahitamo kubaho uko Imana ishaka. Haleluya, haleluya. Wobihindura ibi ni byo Pawulo avuga mu Bakorinto. Muri ubu buzima bw'ahantu Pawulo muvuga Pawulo abivuga. Pawulo aravuga ngo ndibuka ariko ngo sinutazi iyo muje. Uyu ni Pawulo arimo avuga ndibuka ariko simuyoba, ngo ndakubita ibifunzo ariko simeze nk'umugusha. Atangiye kudefinisa. Mureke tugufateho urugero rw'umugabo wahinduye imitekerereze. Atangiye kudefinisa ubuzima bwe n'imitekerereze y'iteka ryose. Haravuga ngo ndimo ndarwana, ndimo ndakubita ariko mfite intego yo kuganira n'iteka ryose. Uyu ni Pawulo yandikira Abafilipi igice cya 1:20. Pawulo atangiye kudefinisa ubuzima bwe buri hano. Aravuga ngo yereka ku bwanje kubaho ninde, kubaho ni Kristo. Kubera iki Kristo? Niwe mugabo wenyine ufite iteka mu maboko. Niwe umugabo wenyine ufite iteka ryose mu maboko. Kuko yageze kwa Lazaro aravuga ngo nijewe kuzuka n'ubugingo, bunyizera naho yaba yarapfuye azaho. Aravuga ngo kubaho ni Kristo. Mu gice cya 2 aravuga ngo kubera ngo nagize umutima wari muri Kristo Yesu. Ku gice cya 3 n'umurongo wa 2 aravuga ngo nyamara izarinda muyaga. Nubwo sasa umugabo wagize imitekerereze y'iteka ryose, nyamara izarinda muyaga ngo nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ngo ndetse n'ibintu byose ngo mbitekereza ko ari igihombo, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero, ngo aribwo gutunga Kristo. Ngo kubw'ubu nahombe byanje byose, ngo ndetse mbitekereza yuko ari amazi kugira ngo ndonke Kristo. Ngo kandi ngo mboneke ko ndi muri we, ngo ndafite gukiranuka kwanje kuva mu mategeko, ngo ahubwo mfite ukuzana no kwizera. Ngo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Ariko ngo kugira ngo mumenye, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo no gufatanya imibabaro ye, ngo no kujya ashushanywa no gupfa kwe, ngo hari ngere ku muzuko w'abapfuye. Umva ko atangiye kudefinisa icyerekezo kimwe, ngo kugira ngo mumenye, kugira ngo hari ngere ku muzuko w'abapfuye, ngo si uko maze guhabwa, ngo cyangwa mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ngo ndakurikira, ngo kugira ngo hari mfate icyo Kristo yabifatiye. Ubene data
ngo sinibwira yuko maze kubifata ngo ariko kimwe ngo ndibaga biri inyuma ngasingira ibiri imbere ngo ndamaranira kugera aho dutangurana ngo mpamvu ingororano yo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Mungu Paul Bible kama muri ubu buzima ndagwana ndamarana ndahatana ndiruka ndasiganwa kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Nicyo niki n'ubugingo bwite iyo n'imitekerereze y'iteka ryose ariko niyo mpamvu tutakireba Paul yandika Abakolosayi ngo ntabwo tureba kuri iyi si ntabwo tureba kubishira ahubwo ngo tugenda dutumbira ubugingo bw'iteka ryose. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yabivuze ku gice cya 10 avuga abagabo babaye bafite imitekerereze y'igihe cy'iteka urutonde rwahari abagabo bo kwizera 10 bagera ku gice cya 12 aravuga ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo aravuga ngo twiyambure vuba ibyaha twizingiraho vuba ngo twiruke dusiganwa ngo dutumbire Yesu wenyine ari we maze byo kwizera ngo kandi n'ubusohoza bwose nta kindi dukwiriye kureba ufite iteka mu maboko dukwiriye gutumbira Kristo Yesu. Nimunamuke nimureke kureba isi nimureke kureba systeme nimureke kureba Amerika nimutumbire iteka ryose. Turi abantu babayeho turi abantu bari igihe gitoya ariko turi abantu bahaye bafite iteka ryose. Amaso yawe utagahore ku ifaranga amaso yawe utagahore ku systeme y'isi. Munamuka inua macho tazama anasa za dunia inua macho tazama. Nimunamuke nimurebe nimukura amaso ku visi nimunamuke nimutumbire iteka ryose. Naje kubabwira ngo dufite igihe gitoya twahawe ubwami bw'iteka ariko kandi nimunamuke murebe ubwami bw'Imana. Papa we tubore baba wakarimba ku bwami bw'Imana warinjira tuwakarimba kandi ubwami burakuze bubatura isi yose ubwami budahaguruka ubwami budahaguruka Hallelujah! So yishimira kubahereza ubwami n'abakumbi mutumwe ndimutinye so yabahaye ubwami yishimiye kubagabira yishimiye kubahereza ubwami. Muri abana b'ubwami muri abana b'umusuko muri abana b'ubutwari muri abana b'icyubahiro. Yes tugiye gusenga Imana. Ese wahinduye imitekerereze yawe? Ese winjiye mu bwami bw'Imana? Ese urabyumva neza? Ese ubirimo? Nimba utarahereza Yesu ubuzima bwawe uba umuhereza winjiye mu bwami bw'Imana. Ariko kandi muri iki gihe cy'ubwami bw'Imana ni ngombwa kuko dusenga akabibwira mu buzima bwawe ari indwara ari imisozi ari ibigeragezo. Haguruka dusenga uririmbe mu maraso ya Yesu abaririmbyi n'umuzana hanyuma dusenga Imana. Tuye gusenga Imana ariko ndagira ngo utekereze n'ibiri mu bwami bw'Imana. Utekereze niba ubuzima bw'imibereho yawe wabibona. Haleluya. Niba hari ufite ikibazo cy'uburwayi ufite ikibazo cy'ubuzima ikibazo runaka cyakugora ni ukuri uzamura ikiganza cyangwa unatera intambwe kubera ko tuba tuvuga iby'ubwami bw'Imana. Umwami wacu ari hano. Imana ikumvishe muririmbe hanyuma dusenga Imana. Imana iguhereze umugisha. Imana iguhereze umugisha. Yes.
ashimwe